se kujyuseka ngo ndwara nk'abana naye nkaba nduzi barwaye nk'abana tarabyurime bwose n'ibicirimo ngo ndwara nk'abana se sinde mafura bari binazaraho nese binazo bigutwaye ariko ndeke iki none se ko ndi kugenda ukambwira ngo ninze furire ngo nkwegereye nakwegera no kwambwira ngo ni divane urumva ndi bukora ntabwo urabona uko umubiri hinduka umuntu ushabyihorere wa mwana asinge sinya ndwara simbizi hasi ubundi wagiye kwa muganga ko umukoreyo yayo tugire kwa muganga se kwa muganga iki ari bitima nako cyo ndimira vumba ndimibirizi bicushu byose hari cyo nako nyeka ko ngo nabyo biguhuhura mva mu maso cyangwa so umuntu arwara icyumweru yanga kujya kwa muganga ariko muzi none uzi ko ubusa njya guhuruza abajyana mu buzima ugira uti ndetse waje twajya kwa muganga wenda ndakira sinanywa imiti se sinde kugaragura gutyo aho kugira ngo karero nifurire nanjye ubwo nyine ariko furi iki nkuko se muzira ushaka gukora iki none ariko ubundi wambaye icyo kunywa kuko wambaye icyo kunywa atanze kuza neza umubiri ni kumera shabo ihangana ariko buriya rero ibintu byo kujya kwa muganga nabyo byemeye byari sawa tani cyo kumubyo turatubivugana ese muze mwaramutse se mwaramutse gata muze mukomeje kuremba se meje kuremba ariko imiti yo ndayinywa umuriro yebaho ngaho waki ntakari muze ukomeje kuremba numwaga n'umunabi byibura se wagiye kwa muganga icyo ariko ubona ibyo mbaza ari arakati ntakozeho ngende bicushu ngiye biravumba ngiye imyenya naranyweye ko umubiri guhindutse no kugira muze ubibuke ko ndi umuturanyi kandi umuturanyi nose koranye amazi se unsari yo gukaraba mva mu maso yababa we tangiza nkora tari bitoro hiki yakoze muze sawa sinumva washi ako muze urwaye indwara cyangwa urwaye umunani kwitwa nafaturuka kandi mba nkora utakushije bitoro oya cyokora muze mu rwara ubukira amasinda tumuka cyenda apfanga umunsi mwiza aho genda mukomeze mu rwara ubukira kandi hakiya cyane cyo tuye cyo kunywa kihingo hako mwana wa muzima tusubizayo kisari cyo kubona gutumye yakageza none saro numiki genda cyera gutumye ntabwo ari cyo kunywa ntazi buzi koko wakimve ntazi buzi wakimve nese washaka amazi buki subizayo ibyo subizayo shaka amazi buzi base kwidikira muze nawe rero uri muri akabya rwose none se washakaga iki ntabyo gukabya yagutunde kunywa ese ngera gutumye cyo kunywa numye sinyiza nyine z'amazi igikoma kubizi wanze ngo ni wanywa igikoma nakubwira icyayi ukamara ngo ntabwo wanywa icyayi base njye ko gushakira amata akasaka gakoko gutunde kunywa se gutumye mboko gutunde kunywa gusa genda rawurebe nese ndareba iki ndareba nyine uyu mwana mabuzima akabuzira no guheruka kurya neza yahamagara cyangwa urashaka ko mpukasha oya ntabwo ari byo shaka genda ari cyo kutuyirika nibutse ko udaruka no kurya genda ari cyo kunywa cyo kurya cyo kurya bitungo naho imyaka ageze genda rero mwana wanjye akamuze none ngiye subizayo reba icyo kunywa shaka reba icyo kunywa mwana wanjye umubiri we barabiki bari impunzi ntabwo wari ibyo ngibyo ahubwo arimo arafura itama ikindi marafura se agasahane mbonye n'ubundi bitapfa kuvamo mbonye ku isahane bitapfa kuvamo ako kaneke naho n'isaha buriya ku murwayi akaneke gafata mu nda ntabwo byavamo aya mwana wagiye ntabwo byavamo ni gusa icyo kunywa bitari cyo kunywa mwana wagiye ibihandagurumira mwana wanjye
ariko watumuze ukazana ibintu utoma ko cyangwa kiba kizima ko urashaka umuhuka koko wabaye ntabwo uzanshungura witonze ariko ukaba icyo kwinywera koko ariko mani ibi ni iki koko wari haza kwa n'umukobwa byibara bari mbese ngarura wa muti wawe wari watetse ngo rero ngarura umwe oya banshakira icyo kunywa umuti nawe urabuza haracyari kare sha mwana kibondo nyaboneka tabara kuba ntagiye gukora nko wa mwana uvuye hara yabasiganya n'icyacu nako se muze umvikana ngewe oya hari uko nagira mu kukurwaza ko ndabizi ariko burya imipfire y'abahungu si y'abakobwa ngaho nyara kwita n'icyonwa kibondo nyaboneka ntacyo nakubura nyiri gusimbuka nese washaka iki simbuka urebe nawe ibereye nawe icyo uriye nyaruka urabufura ese nyine akazuba katarareka ntabwo wabuza kubona ibyandika ukanyara ku maburane yisirika ibayeho ariko ubu birahinduka simbuka nari icyo kunywa simbuka wenda ngiye kuba mihogo ibinya byaje mu maboko mu nzara hose kandi biriya byatsi hari mba nanywe ibi biriya byatsi biri bivuga ko bisa ndabizi ukunda amandazi reka simbizi se hadose sha kaze nanika kangaka ngani kandi kahijya hari izuba rirengera uze hano yaba uje hano mwana akaba atagize kicyo gitera imbaraga bya vitamine muva shangu ine ndamuhungu wanjye niko sha ibi bintu se hari koko numva nabyo ifata mu gatuza amazi nagutumaga heza se byatunga umuntu kambire nyanya zana icyo kunywa ibintu nabyo biramfata mu muhogo gatuza numva kari kugenda ntabwo bimirika buriya muze ntabwo bimirika amazi ni ubuzima buriya amazi ni ubuzima buriya yamfashe mu gatuza ntore gutera cyane kira komeze nanjye ngire ndekeye message se nawe nindera niba shari ari muganga ushaka kuza abara mu uramenye ushaka kwa muganga ntabwo kamuvugisha umunyabuzima kamubwiye ewe ahubwo umuntu agira ni umushyitsi ugiye kuza kusura nyine namubwiye ko urwaye aravuga ati uko byagenda kose nzaza ndebe ntandarira akantu ko kunywa se cyari umuntu usobanutse uramwakiriza iki se ahubwo ubwo bari icyo uvuga ngo ndamwakiriza iki ariko bivuga ngo arajanye iki ukite birazanira impamvu mbese yizaniye impamvu azi ibyo urwaye ibyo ari ugaze uko zarebye ni karibu sheri welcome wa mwana we umeze ntanagure n'agatera ukibebe umeze ute namaho nanjye niba furu twenda kubera kurwaza oya wicara reka tujye mu nzu tujye kuganira mu nzu tugende mu nzu mujya hehe tujye kuganira n'umushyitsi wawe ushaka muri si kigali umeze neza bityo badasubira ikigo mwita muganire numva yebikize karicara muze ntabwo ashaka kutansiga
uriya niyo mpamvu nakigenda rero abashaka nyine kugira ngo arugare aho ngaho muri aho murwaza akantu kose anumye mugenda nyine abashaka mwitewe nta kibazo mbese uri koroherwa nakorerwa nako none yanze no kujya kwa muganga kubera iki ibibazo bikomeye afite imiti y'ibyatsi arahira ibihuru byose iranuka mbega n'imiti yacu ya kera mugari ngize n'abari singwinjije mu nzu ari kwicara ariko ari umuntu w'imiti nese umuntu anywa imiti atazi indwara arwaye numva yaranze ariko njye nafashe umwanzuro kujya kubwira abajyana b'ubuzima bazere rwose yaho ntabyo uzajya nupfira ahangaha urumva ari uzaba ufite ikosa si jyewe erega uri umurwayi ngende muzima wowe ufite ikosa ni njyewe ni mwiza ngiye cyangwa nubwo urwaye hari igihe urwaruka ariko amaso urabona ko akiri mazima ndacyahuye ni mwiza cyane rwose ikizubazuba umukobwa wanjye byagendaga se mwana byagendaga gahunda se z'akazi zimeze bitewe akazi karagenda gusa nyine mfite umunaniro wa danje umunaniro birumvikana ko ari akazi k'abanyu nabonye ari hatari mva nakureba ku ruhande turakora nyine namusoma ati uzavamo umugabo namusoma ubwegera umwana ujye musoma muganirize sha kwaje kuramurwa kumuze nawe rero utazi ko watera no muri so ari kumva indwara iguruka abana bagusuye kugengira urubyiruko rwije ntabwo bishyise oya nakarangije n'undi kwandika sekizwe no kunyuguza rusakaki ari ngo mbe ndi kugufasha byihorere yore nawe urimo uravuga ko naniwe none ngo ninza n'imyenda ufure gufura rigenda banicaye uraho wicaye oya ntacyo nta myenda ufite n'utu twonyine kubera ivumbi ivumbi ry'aha hantu urumva n'utu twonyine wisigaje umwana yaba mutima w'urugo kireri koko mwana urubyiruko rwose rugusura ko basabye muze wabanje ugakira indwara imwe indi ndwara wenda ukayirwara ari uko wakize iya mbere tuzabitegura wakize umeze neza ntatekereza ese amakuru y'akaneza ameze neza nta kibazo yego ko yabuze se kaneza no kuri WhatsApp muramwandikira ntasubiza ajya gutifa depression ajya department ni kunani kaza ariko abantu bayita amazina bagira n'imitima ariko mugabanya urusaku rega n'ikidodo kirakiri mu mutwe ese mwana uri imineke iri komeza kwanje twebwe se reko tugabanya urusaku niba ye mugabanya gake nk'abana ibintu bishobora bishite mu nzu ngo tweza tsakuzuye kaze bijyanye mu Jana kugiraga ngagenda kitwa ibari rukumane akita badimara akagira amazina nkayishoka ariko nanjye nabona ko mutipe nta rukundo afite pere ya rukundo rufite namwe mugiye mwitekereza ndamuzerega kaneza ndamuzi mbese papa mfite umwana nyitaho umwana wanjye nta bibi wazagiye kwa muganga se ntacyo batavuze nta bya muganga bya muganga hari imiti rwose oya kuko kwa muganga ujyayo bagafata amaraso bakamenya icyo urwaye bakaguha imiti bigendeye nyine ku ndwara ese kera abaganga batarabaho ntitwavurwaga sha kera riga n'abantu barapfaga cyane twarivuraga twari tuzi imiti barapfaga kubera kunywa imiti utazi n'urwaye iki ntabwo twari ku muti wacu gakondo wunze gicuncu ukanywa umuravumba maze ukabiruka byose ariga twavuye mu gihe cya kera utumenya ko twasi k'inka ahubwo umuhungu wagira aribe hari amamagano basi se hari ikintu usibye ayo mandazi hari ikintu wabiriye umwana wanjye banyitayeho mukanya yagiye kunyegera agasosi ka soya muze wiriwe meze neza ko ndabona indwara ikomeje kugufata utakantu k'imbaraga uri kumva kari kuza mu mubiri kari kuza amafite umuhungu waje banyitayeho anje nayo mvuye ku muhanda we subiza weri muzehe yakunda kamana aka kantu nese umurwayi bamuzanira ako kantu mwese ibyo ni ibintu uzanyiriza nakomeje mu bw'icyo kunywa rekata ko muragira ngo muzehe hapfe yagira ngo amata azamute hanyuma uzanye ibimuzura se iki kano kantu wari subiza umwana ko aba yantekerejeho
ako ko ariko kantu kangize kuzarubaga impande na za rusoka na za zindi zigira intuza kimwe c'inzoka camibe ushizemo abo kina cyamibe bakita ikiryi ako se wasubijemo urabona ntakuba wasomye nyuma reka muze yadapfa ushaka gutwara ibintu bya muze je ndi inshuti yawe ariko umungu wawe ashaka ngo oya nasuri ko harameze kuko nanje kumuzanira bya bindi abana ngo bita ibyuma nabwo reka muzanire kano karufu turebe ko Basi yagushobora yabo muzanye fanta. ufake ntago muze yigeza mu mitobe ndamukuba kera kiracyo wawe Inzoga ziciye. uzica urabona tanga ko tanga ari kira nakubwira fata mu gatuza muze kanigendere ndabona umungu wawe aha yanga ko umwera kana halo mujyana muze kangeni ugenda ntabwo uyo kugambanira wana muzeru kunangure ararembye arenda gupfa kandi yanze kujya kwa muganga mabane rishinge wa mwana muze mudufashe rwose turebe uko yavurwa avuga iki hintumbi umwana ariko yo kumururiza umururiza kandi sawa murakoze ati kwishyira mu byuma bantera ibishinge cyane ari bwoko kikoko muze kakate ubusa ko mwarize mwiteseke haguruka ujye kwambara ntaho ngiye ko bagiye kuza urabona ibibazo njya oya nta bibazo nabyo reba kurwaza uyu muntu Papa bisaba kumwinginga. ntacyatakoze ko atataje kuza ngo bapfaga ngo bajye kwa muganga iki ntabwo namwe ibicucu nawe bora Barakwitaho urahita ukira. ntabwo ndamutaba icyo kunywa akamata ibintu bifata bagatuza binika nkabona ko uyu mwana wo kwa kana karanzaniye icyo kusha gatuma bino bintu byoka byanjye bicurama n'iki none urampururije reka ariko reka mbe gukwepfa njye mu nzu reka mbitsimbe nabo nigire mu nzu nk'uburiri kandi ndigeze ari mwongeye no kumfata kwibi ntabwo ibyo kwa muganga kikasha njye mu nzu ntiburankuramu nk'ubukana akajya ubwoko bishikariwe ugenda kuri mururiza nigeze ngo mururiza hari icyo utakoze hari icyo gushinja ariko reka mbitsimbe umeze nk'urubuzi wanze ko babama icyo kunywa mwana kwa kana kajijuje mwana we itsimbe bari abaganga batabona nawe bifuna bagahita by'ibyatsi kurwaza umusaza nk'uriya ni ibibazo mu bindi